Umugore abashobora kukwita baby akakohereza ubutumwa buryohereye akubwira ko agukunda gusa indani muri we hari ikitameze neza. Nibyo umutima nama wawe ntabwo kubeshya. Ntukirengagize ukuntu wiyumva. Ndagira mwumve ibi bintu. Ntabwo ari buri mugore ukubwira ko agukunda mu by'ukuri ngo aragukunda by'ukuri. Hari abagore baba bakunda inyungu zabo. Bamwe baragukina kugeza igihe icyo bashaka cyangwa se uwo bashaka abonetse ubundi bakagusiga. Bamwe muri bo bishakira uko kubitaho ubahereza ubundi byo kuba ari wowe bashaka ibyo ngibyo byibagirwe. Mbere yuko dukomeza iki kiganiro kirimo inyigisho nakugeneye, ndagusuhuje, nitwa Mugisha, iyi ni Télé Montagne Rwanda. Ikiganiro ni agatabo amasomo y'ubuzima. Hano hakurikirana ibiganiro cyangwa se n'ibindi biganiro nk'ikitwa menya byinshi. Ikiganiro umenyeramo ibibera mu isi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ukuri abagabo batazi ndetse n'abandi bantu batazi muri rusange ku ngingo yerekeranye n'abagore cyangwa se n'ubwoko bwabo. Uyu munsi twibuka ko buriya abagore bakurusha ubwenge. Abagore ni incakura, abagore ibyabo ni ibibazo. Kora subscribe uzajya ubona ibiganiro by'ubwenge. Kanguka ukoresha amaso yawe. Buri gihe niwumva wowe ubwawe usa n'uhatira umuntu kuvugana nawe, ukiyumva nkaho uri kwinginga umukobwa cyangwa se umugore cyane ngo ubone igihe cye cyangwa se ngo aguhe umwanya, ukumva ari nkaho ari wowe uri gushora wenyine mu buryo bw'amarangamutima, intekerezo ndetse no mu bigaragara, icyo gihe watangiye guhomba. Niba turi ku ngingo yerekeye abagore bari kugukina, biroroshye kubyumva. Azaguhereza duke cyane kandi bazagukuraho byinshi. Azabura ahunge umuburi irengero cyagiye wari umukeneye bikomeye, yamara azabonekira igihe kandi azakwegereza cyagihe hari ibimuhereza inyungu. Azakubwira amagambo meza nyamara ibikorwa bye ntabwo bizahura. Ni byiza cyane gusohoka muri iri hurizo igihe cyose uririmo. Mu gihe uri gutekereza uti ahari arananiwe, ahari afite ibintu ari gucamo niyo mpamvu atanyitayeho, uwo mukobwa aba ari gutanga imbaraga ze, aba yaciye bugufi ndetse yitanze wese ku wundi mugabo uri ahandi hantu runaka. Uwo mugabo ni umugabo uzi neza, usobanukiwe uburyo uyu mukino ukinwa. Umugabo utajya ukinwa n'abagore, umugabo uturika inyuma y'abakobwa cyangwa se abagore, umugabo utajya ubiruka inyuma na gato. Uyu mugabo ntabwo yinginga kuko aguhatira, ahubwo wowe ubwawe kuhaboneka kubwe. Iyo umugore ageze kuri ubu bwoko bw'umugabo, amuha byose kandi ntacyo amusabye. Afungura umubiri we wose ndetse n'ubugingo bwe akamwiyegurira kandi atazuyaje. Umugabo nk'uyu arayobora kandi umugore agakurikira. Uyu mugabo ni wa wundi udasabiriza kuba yakundwa, ahubwo utuma umugore cyangwa se abakobwa wumva uburemere bwe iyo ahageze impande yabo, umumaro we. Ariko wowe bisaba ko bagukunda usa n'uwabaziritse cyangwa se n'umuziritse umugozi, usa n'umuziritse ngo atagucika. Mbere yo gukomeza gato, reka tugaruke mu kanya nyuma y'akaruhuko gato. Urubuga Life Compass ni urubuga rugira abantu inama ku buntu nk'izi. Life Compass Rwanda ushobora gukanda kuri link nashyize munsi y'iyi video no muri comment, ubundi ukabasha cyangwa se ukabasha kuba wagisha inama ku byerekeye urukundo, ubuzima, amafaranga ndetse n'imibereho. Wabona no kuri Facebook. Kuri uru rubuga uba ushobora guhabwa ubujyanama kuri WhatsApp yawe, SMS ndetse na email ukoresheje ibyo ngibyo. Byose bigakorwa mu ibanga nawe umenye uwo uriwe, kandi ubwo ugahabwa ubujyanama bukubereye. Life Compass, habwa inama y'umunsi ku gihe, wirinda ko inshuti zawe zigushyira hanze cyangwa se zazagushyira hanze nyuma y'uko wazisangiza amabanga yawe. Ibi bintu mubwira ndabisobanukiwe neza. Mu gihe utari umugabo umugore areba ngo yumve uburemere bwe, niba utari umugabo yubaha ngo acishe make iyo amugezeho,
Iyo utari umugabo uyu mugore ahitamo bidasabye ko amukina imikino runaka, iki gihe uzaba uri mu mwanya utari uwawe utegereje ko undi mugabo wa nyawe ashaka, uwo mugore ashaka aboneka ubundi akamugutwara. Ukuri nuko ukwiye kurekeraho gukoreshwa. Ukeneye kwiga no gusoma no gusobanukirwa ibikorwa bye, uko bikora cyangwa se uko abikora, aho gutwarwa n'amagambo ye gusa. Ukwiye gusobanukirwa ibikorwa bye uko abikora kose, aho gutwarwa n'amagambo ye gusa. Itegereze cyane biriya bintu agukorera iyo nta wundi muntu uri kumureba. Iyo wemeye kuba umunyantege nke, icyo gihe tuvuga ko wahisemo kuba we. Irwaneho cyangwa se undi mugabo azagutware icyakabaye ari icyawe. Muri iyi si dutuye bisaba kwiga uko bakina umukino, cyangwa se mu kimwe wowe ugahinduka umukino dukina. Ibi ni uko bimeze. Uburibwe bwubaka abagabo bakomeye mu gihe uburibwe bwangiriza cyane abagore. Ntabwo turi bamwe, ibyo tugomba kubimenya. Nta muntu w'umunyantege nkeya ndaza kwihanganira hano uyu munsi. Umuntu wese utihagararaho ntabwo yagakwiye kuba ari no kunyumva nonaha. Ndagira ngo usangize ubu butumwa abandi bantu benshi cyane cyane abagabo bakwegereye. Reka dukangura amaso y'abantu benshi babayeho muri iyi si mu kinyoma, cyane abagabo. Murakoze. Ntabwo ari buri mugore ukubwira ko agukunda mu by'ukuri ngo aragukunda by'ukuri. Hari abagore baba bakunda inyungu zabo. Iryo jambo urisigarane. Iyi ni Télé Montagne Rwanda, ibiganiro nk'ibi hano bikurikira. Iki kiganiro wagikunze, dore ikindi wareba kuri screen yawe cyangwa se ku kirahuri cyawe uri kureba ari iki ngiki, kandi nanagishyize muri comment hasi. Muri comment munsi y'iyi video. Nitwa Mugisha. Nyewe naho ubutaha. Kora subscribe niba uzi ko uri umugabo.